yo kugira ngo ubone ibyangombwa by'uko wabona simukadi. Iyo wabonye simukadi nibura uba usabwa udutelefone nk'utu tubiri. Iyo wakatiwe ntabwo simukadi isohoka. Simukadi ikora iki? Simukadi Kubitsa no kubikora y'akazi nyine y'ubwajenti. abagenti mugira simukadi zanyu? Iyo ugiye muri sisiteme bagasanga warafunzwe ntabwo isohoka. Ikintu gikunda guca abantu intege kenshi ni ababwirwa ko batuburirwa iyo bagiye kuza. Bakunzi ba Iwacu Family TV, nimba utarakoze subscribe, kora subscribe kugira ngo dukomezanye n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Uyu munsi topic yacu muraza kubona umutumirwa mushyashya twabazaniye ari butuganirize, agenda bamurikira akazi akora, abwira ukuntu yatangiye, abwira ukuntu mu kazi ke bigenda, imbogamizi ahura nazo n'ibindi bigiye bitandukanye. Amazina yanjye ni Dizo Agwani, komeza ubane nanjye. Ubundi nimba utarakoze subscribe, kora subscribe. Ikindi watanga igitekerezo muri comment ukagira ikintu tubwira cyaguteza imbere, ikindi natwe cyaduteza imbere. Niyo mpamvu rero uhari kugira ngo utange comment kugira ngo tumenye ati harabura iki, harakorwa iki, kugira ngo tumenye umurongo wa nyawo tugomba kugenderaho. Murakoze cyane, komeza ubane nanjye. Ubundi imiti ngaruka n'umutumirwa wacu uyu munsi. Murakoze kugaruka nanone, mukomeze mugubwe neza. Uyu munsi noneho turi kumwe n'umuhungu, aratangira twibwira amazina, akora iki, ubundi kugira ngo dukomezanye nawe. Urakaza neza mu kiganiro cy'uyu munsi. Maxime. Uratangira tubwira amazina, witwa nde? Evariste Nyandwi. Evariste Nyandwi, uherereye hagana he cyangwa se utuye hehe apana hanga ukorera? Mu Miduha. Utuye mu Miduha? Yego. Ukaba wavuye mu Miduha ukaza inaha uje gukora kano kazi? Yego. Hanyuma Evariste, wenda kugira ngo simba wenda wubatse cyangwa ukiri umujene? Ndacyari umujene. Acyari umujene? Yego. Mahirwe menshi cyane kabisa, ndumva waracyafite umwanya wo kwiteza imbere. Uri ikiri umujene cyane, ugifite amaraso yo gukora, atarafata stress nyinshi, ubu kimeze neza. Nawe siko byumva? Yego. Evariste, urabona wambaye jire ya MTN, kigaragara cyo utanga amayinite, sibyo? Yego. None no kubika? No kubikura. Kubika no kubikuza, utanga n'amayinite. Noneho se Evariste we, sibyo? Urabona hari abantu benshi wenda bashobora kuba batazi ibintu bijyanye n'ikintu kijyanye no gutanga ayo mayinite cyangwa kubika no kubikuza. Hari ikintu wababwira ku bintu bijyanye n'aka kazi ukora ka buri munsi? Uwashaka kumenya uko byagenda kose abishaka yabimenya, n'ibintu biga bakabimenya nk'uko nanjye nabyize nkabimenya. Ni igihe gitoya cyane. Ni igihe gitoya cyane? Yego. Hari ikintu bibasaba se, wakibabwira ikintu bisaba kugira ngo nabo bayoboke kano kazi? Yego. Bisaba amafaranga atari menshi cyane. Ni menshi ariko ntabwo ari menshi cyane. Ni menshi ariko ntabwo ari menshi cyane? Yego. Yo kugira ngo ubone ibyangombwa by'uko wabona simukadi. Iyo wabonye simukadi nibura uba usabwa udutelefone nk'utu tubiri. N'amafaranga yo gukoresha byaterwa n'urwego waba ushaka gukoreraho, ariko bivuze ngo umuntu uwo ari we wese? Yego, uwo ari we wese atarigeze afungwaho, afite n'amafaranga nyine yo gutangiza igishoro, kuko igishoro uracyishakira ntabwo ari icya MTN. None se uvuze ngo utarafungwaho, iyo hari wagiye mu biro ko se ugafungwaho, muri MTN ntabwo bakemera gukorana nawe? Iyo wakatiwe n'inkiko ntabwo bagufata. Yego. Yego. Buriya aba bose nirirwa mbona bambara ijire ya MTN ntabwo bigeze bakatirwa n'inkiko? Wapi. Iyo wakatiwe ntabwo simukadi isohoka. Simukadi ikora iki? Simukadi kubitsa no kubikora y'akazi nyine y'ubwajenti. Abagenti mugira simukadi zanyu? Iyo ugiye muri sisiteme bagasanga warafunzwe ntabwo isohoka. Ntabwo isohoka? Yego. Hari abantu benshi batari babizi, ntange ndimo kabisa, ntabwo nari nzi yuko wenda ibintu bijyanye n'ubwagenti nabwo byafekta kuri icyo kibazo cyo gufungwa no gufungurwa, sinago nari mbizi. None Evariste we, angahe? Banza umuha amayinite kugira dukomeze nta kibazo. Urayamuhe ntari? Urayabara se ndi no kukubaza? Ubone ko nago uri kuvugana n'umubosi. Nde uyu nguyu se? Atari umubosi. None se yanga ifite we ntabwo ifite?
ahubwo njya afite ko ntayo ufite nyine n'amajire tuba tukize reka tuba turi ba boss tuba turi ba boss ubu twaguhemba ariko ndazungura akantu ntago ari ubuntu ngo se nge wamemba aya se wayarenza aya se mbaye ndozamuye amafaranga arenze ayangaya ntayo ufite kiriko nimba ari kuri banki oya nge ndamutse nzamuye amafaranga arenze ijana urabona wowe ufite na za note zarangiye uzi se hano harimo izinganite aho se izirimo aho ngaho zose ndabizi ne ngafungura tureko ni gira papi nge ntago nakiruka usubwo ikiganiro ntari reka tuze twikomereza ikiganiro turagaruka nawe tuganire nawe mu kanya nyine icupa ritari ku meza sinakuvuga iki icupa ahubwo reka dore ko ntaryo icupa nge ritari ku meza yanyu ntago nta kuru na rimwe nago oya nose gutanga amakuru kayaha abanyarwanda ari ikintu bitwaye nese ngewe nkubwire mfite icyaka okay turamanukana narebi amazi uhita unsanga amazi ngenda kubwira amazi nywa ntago ari amazi y'umugezi ibyo ngibyo turabibwira boss arabyigaho homora umukene niwe ugomba gutama mbo rero reka tugaruke bayita Iwacu Family TV kora subscribe ahubwo vavu waracikanwe Iwacu Family TV urakoze cyane none se boss wanjye muri aka kazi k'ubwagenti hari imbogamizi mujya muhura nazo se muri aka kazi ntago zabura ariko ntago ziba ari nyinshi ntago zabura wagerageje kubabwira mo zimwe na zimwe nk'ubu nkange iyo mpura nayo nkange ubu ntayo kubera ko mazemo igihe kinini ibintu byose namaze kubishyira ku murongo ariko nk'umuntu mushyashya ubwo niwe nazibwira ariko nkange muri aka kanya nta mbogamizi mpura nayo nta kibazo wowe byibura wenda wavuga muri rusange ukavuga ati wenda bagenzi bawe bagiye baganira muhuje akazi sibyo ukavuga ati hari ibintu bijya bibamo gutya na gutya bimwe na bimwe bigenda byafekta abantu bakora kano kazi ibyo ngibyo nibyo nshaka kugira ngo umbwire ati hari ibintu bya affecta gutya ugasanga muri kano kazi sometime bigenze gutya na gutya ikintu gikunda guca abantu intege kenshi nababwirwa ko batuburirwa iyo bagiye kuza ubundi mbere na mbere uri kwiga mobile money ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ukuba kubikuza reka tuba ariho duhera ukurikije amabwiriza ukavuga ngo nzaha amafaranga umuntu nabikuje amafaranga yageze kuri konti ntakuzanaho puresha ngo nicaye kuri moto ndi kwihuta ngo ugira ngo dore byakunze wowe ukabikura ugategereza mesaje ukaba uzi ayo wari ufiteho ukongera ugasubira kuri balance ukareba ayo ufiteho ukabona yiyongereye nta kintu umukiriya yagutwara iyo ari umukiriya n'undi wawe ufite uburenganzira wowe kuko aba yaje kukureba buhagije nko kwitegereza ukaba ko amafaranga yageze kuri konti ubikurikije ukayakuramo ukayamuhereza nta hantu na hamwe umuntu ugutuburira yazamenera aha kabiri muri iyi minsi hariho ikibazo cy'abatekamutwe baza bagahamagara umuntu bakamubwira ngo nagende ku mwajenti ngo abwire umwajenti aboherereza amafaranga bakamubeshya ko bayamushyiriye kuri telefone ye ko umwajenti namara kuyohereza ari bwahita abikura yayandi bamushyiriye kuri telefone baba bamubeshye nyine message bashyizeho ushobora kuza nk'ubu ukavuga ati iyi nimero y'inyoherezeho 100 bakubeshye ko biri kuri telefone yawe ko ndahita mbikuraho kandi mu by'ukuri nta biriho aho ngaho rero ukoze iryo kosa nkanjye uko maze kubimenyera iyo umuntu aje kohereza ndabanza nkamwamaza amafaranga iyo nsanze ntayo afite akambwira ngo ari kuri telefone musaba mbere ko tuyakuraho kubera ko abateka umutwe baba bizi ko ntayari haba yakubwiye ngo nakubwira ngo muyakureho mbere wanga uhita wigira ku wundi iyo umusabye iyo ari umushyashya rero arayijyaza akavuga ati nimero nshyiriraho 100 akabishyiraho ubwo urumva yabishyizeho umutekamutwe nyine ahita yakuraho akigendera agakupana wa muntu ugasigarana wa muntu kandi ugasanga nta bushobozi afite bwo kukwishyura iyo ni imbogamizi ya kabiri ubwo ni ukuvuga ngo muri make kubitsa no kohereza ugomba kubitsa amafaranga ufite gutya mu ntoki abakoze cyane cya gatatu ni bitatu telefone y'akazi bari y'akazi bari ya nyirakazi gusa iyo ugiye kuyiha abandi ntago wamenya aho bakura pin ariko inshuro nyinshi bagiye bazitanga babakuriye amafaranga ntituzi ngo bigenda gute
ariko iyo utanze telefone yawe bayakuraho rwose bakagusigiraho 0. Ibyo bintu bitatu byitonde ukabikurikiza gutyo, ntuzakugisha inama uzamubwira ibyo bintu bitatu, utabihubukiye aka kazi wagakora neza kakugeza ku cyo wifuza cyose. Ibyo bitatu byonyine kabisa uravuga ati ngiye ndamakinga sure yuko ari ibyo ngibyo, ukamakinga sure ko amafaranga ubikuye yageze kuri konti, ukamakinga sure ko amafaranga ubitse uyafite, ubundi ukamenya ko telefone y'akazi ari iyawe wowe wenyine. Yego. Ese habayeho ko uwo mutekamutwe yaje akaguteka iyo mitwe nyine akabasha gutwara ayo mafaranga yawe, hari uburyo mubonamo bwa kivugira nyine ku buryo mushobora kuba mwamurega bakamukurikirana? Biragoye iyo bamaze kuyamwoherereza ufite amahirwe ya 1% yo kongera kuyabona. Iyo yamugezeho ufite amahirwe ya 1% kugira ngo yasubirane, kuko n'umuntu ukoresha nimero itamubaruyeho ni umuntu ubutazwe, kumufata rero biragorana. Iyo bamaze gushyiramo pin akamugeraho biba bigoye kugira ngo uyabone ufite amahirwe ya 1% bwonyine. Ubwo urumva muri make iyo wayohereje uba wayohereje. Nawe ase ubundi hari bagenzi bawe ziba byarabayeho byibura? Yego, niyo mpamvu nagiye menya katabikoreshwamo nuko nganira no byabayeho nkamubaza uko byagenze akambwira gutyo nkahita numva ni ibintu bishoboka. Yego. Shani ibintu bitoroshye kabisa, ubwo nuko kubwira abandi bose baba agent ngibyo ni imbogamizi zibamo, ariko habamo n'ibyiza, ntago ari imbogamizi gusa zibamo. Aka kazi umuntu agakora ari umusore kamugeza ku kintu cyose, ku nzozi ze arizo zose. Yego. Bivuze ngo uramutse ugakoze neza nanone sometime nyine wirinze ibyo bigwisha biri ku ruhande ushaka ko wakora neza. Wakora neza rwose, icyo waba wifuza cyose ntago amafaranga aba muri make yakikugezaho, ni menshi muri make. Ubu numva iki kiganiro yabitekerezaga yagira utuyumve ko aramutse yumva ibyo bitatu yabasha kubyirinda, nibura akaba yabona amafaranga nk'ibihumbi 200. Ni make ariko nyine gutangira ntago bisaba ngo utangire wujuje, bigenda bizamuka uko yabonye nibura 200 ayafite yujuje n'ibyo ngibyo navuze nyine atarigeze afungwaho. Nta kibazo yakora, yakiteza imbere rwose, n'ikibanza n'inzu akaba yayubaka mu mujyi. Shaka Evari gihora nanunguye, ntabwo nari nzi kuganira gutya kabisa. Iyo umuntu yabinsabye nkabyemera ndabikora. Ntabwo nari nzi kuganira gutya kabisa, uranunguye. None se twenda twihuse gato tugana ku musozo, noneho ni iki wagira inama abajene? Hari ukuntu usanga umujene yaragumye iwabo yaranze gushaka akazi, usanga ahora aryamye iki nyine yaritinye muri make, nashaka gutinyuka ngakuramo amaboko mu mufuka ngakore. Ni iyihe nama wamugira uwo muntu umeze gutyo? Naza kureba iyi video wabyumve ko aramutse bayumva kano kazi agakora, usibye ko ntago ari akazi gasebetse, ni akazi wikoresha, ibikoresho biba ari ibyawe, uhemberwa ibyo wakoze. Ntiyaga ari ikintu uvuga ngo nakerewe ngo ndirukanwa cyangwa se ngo ngiki. Ni ikintu wikoresha, iyo ushyizemo imbaraga nyinshi umushahara wawe ugira gutya, iyo ushyizemo ubunebwe ugira gutya. Ni ikintu iyo ushyizemo imbaraga nyinshi ukuramo amafaranga rwose abantu benshi batatekereza. Yawana kabisa Shaivari, urakoze cyane, genda bikunze cyane ikiganiro tugeranye kabisa. Umva merci bro. Sawa. Urakoze cyane rero, ubwo naho ubutaha tuzagarukana none kugusura ugira ikintu wongera ubwira abanyarwanda kabisa, kuko numvishije ufite inama nyinshi kabisa.